ndumva nibuka icyo gihe ikibazo ufite ni iki? ndagushimira nyakubahwa Arsenal ntamwe ngo nyamara duhagarare dushikamye nyakubahwa wamaze amatsiko Watakisubije neza kandi n'umupfakazi wana abana batandatu yo uwo warebye ninde wagiye kureba ninde uwo wagiye kukibwira ninde uwa mbere nakibwiye ni Rucagu uwo ngo aje ndakimubwira hanyuma bagusubiza iki uwo ngo aho ngaho ne simubeshe uwo ngo ninde uwo ni bose ni bamwe yagushubije iki we ransubize ngo yabajije abantu nari nagize n'ibindi byishimo ni amahirwe cyane kugira ngo uko ngana uku nguku mbe nkureba n'amaso yanjye mu izina ry'Imana ishobora byose amaboko yanjye ntiyabasha kugeraho ariko mu ijwi ry'Imana rihagere Imana yonyine igufashe urakoze cyane utunganyiriza abanyarwanda nk'uko wabyemeje ubwo Imana iraza kudufasha twese nawe uri mutse akabazo k'amatsiko nyakubahwa perezida wa repubulika aho unyuze nk'umunyarwanda baravuga bati ntiyari yatwemerera ngo nyamara duhagarare dushikamye nyakubahwa wamaze amatsiko ikibazo cyawe ni icya rusange rwose gifite inzira kinyuramo ubwo uraho cyane yego ndabakunda cyane nanjye fana Arsenal ntamwe ejo wakurikiye umukino ejo ntabwo nabashije kuwukurikira nari ndi mu kibuga kuko nkina football ngaho gira icyo umubwira cyangwa se icyo ushaka kumubaza nyakubahwa perezida wa repubulika mbere y'uko mbagezaho icyifuzo cyanjye nagira ngo mbanze mbabwire 11 ba Arsenal mu izamu ni David Raya, kabiri ni Ben White, gatatu ni Alexander Zinchenko, umutima wa defense ni William Saliba na Gabriel Magalhaes. Hagati mu kibuga ni Declan Rice ari kumwe na Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz. Martin Odegaard kapiteni. Uruhande rw'iburyo ni Bukayo Saka, rw'ibumoso ni Gabriel Martinelli, tukatakisha Gabriel Jesus. uzi kubizi kundusha Jeribe ngaho ntuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Nsheke nuko rero nuko byakomeje twororeraga muri cya gishanga cya Muvumba metero ya 8 aho duhinga umuceri ubu twororeragamo inka ndumva nibuka icyo gihe ikibazo ufite ni iki ndagushimira nyakubahwa perezida wa repubulika Monsieur le président de la République du Rwanda, je vous salue au nom du peuple rwandais. Vous pouvez me permettre de parler en Kiswahili? n'igiswahili cya Kongo n'uva sa n'abavuye Kongo nacyo kirashaka kusemura buriya cyo gira vuba. Mheshimiwa Rais, nasimama hapa na kuja na shida kidogo yenye nipenda nilete mbele ya wakubwa na wazazi wetu. Niko nationalite Congolaise na urabibona rwose n'abandi barabibona kabisa waranyubakiye uranyubakira nari ntuye mu Nyakatsi imvura ikanyagira ndi mu Gikuku yo bana none navuye mu Gikuku naje mu mujyi umuhanda kagari karanyegereye ndatuje nyine none ejo bundi rero nyakubahwa perezida wa repubulika ndi n'umupfakazi wana
abana batandatu